Ikaze nanone kuri HISTORIA JPN aho Jeanpierrendekezi akugezaho video z'amateka yiganjemo y'u Rwanda. Muri video iheruka twamenye inkomoko y'imvugo kugwa ivutu ndetse naho byavuye gutera ubwoba umuntu bamubwira ngo karabazi kurya. Muri iyo video nari nagusezeranyije kuzakubwira abatera Rwaserera aho babikomora. Nibidukundira turi bunamenye imvano yo gucurangira Abahetsi ndetse n'imvano y'imvugo ihakana ngo habe namba. Hagati aho ariko niba uri mushya kuri iyi channel kanda kuri subscribe ni ingenzi ndetse no kugikumwe niba washimye nubibonera kanya udufashe gusangiza abandi aya mateka ndetse uduhe n'igitekerezo mu mwanya wa comment ku buryo twarushaho kunoza ibyo tubategurira. Nuko abantu bakagira batya bagatera Rwaserera. Gutera Rwaserera nukugira gute? Iyi mvugo yakomotse. Iyi mvugo ni umugani baca iyo babonye umuntu cyangwa abantu benshi batumvikana cyangwa se benda no kurwana, nibwo abanyarwanda bagira bati batera Rwaserera. Nyamara nubwo iyi mvugo yamamaye mu Rwanda hose usanga ikoreshwa uko babyumva, imvano yayo itazwi. Bityo uyu munsi tukaba tugiye kubabwira imvo n'imvano umenya aho bikomoka. Imvugo batera Rwaserera cyangwa se gutera Rwaserera ni umugani wakomotse kuri Rwaserera w'irusororo mu Rukaryi ni muri Kigali y'ubu ahagana mu mwaka w'1700 ubwo hari ku ngoma ya Kirima Rushugira, maze hatera kanda k'inzara kayogoza ubwanacyambwe n'Urukaryi n'Ubuganza. Abantu bo muri utwo turere bicwa n'inzara karahava. Mu Rukaryi irusororo hariya hagatura umugabo witwaga Rwaserera, akaba umukungu ukomeye cyane, afite amasaka yuzuye ibigega, afite amatungo n'indi myaka myinshi. Abantu bo muri utwo turere bakajya kumucaho inshuro ndetse n'abafite ibimasa n'amasuka bakabizana akabahahira. Inzara igumya guca ibintu muri utwo turere. Bukeye umugabo wari utuye Ubuganza bwa Kiramuruzi witwaga Rubanguka rwa Mpama arikora ajya gukeza Rwaserera. Ageze iwe ati nje kugukeza ngo unsindire iki cyago cy'inzara. Rwaserera aramwemerera aramuhaka, amushyira mu bahinzi be barahingana. Bukeye Rwaserera ajya kureba uko abahinzi be bahinga, asanga Rubanguka yihagarariye. Amubonye aramutonganya aranamutuka cyane ati murabona ngo iriya nyana y'imbwa y'umuganza w'umudeshyi irandehereza abahinzi, nkabona iwanyu mwararimbuwe n'inzara n'ubwo bunebwe bwanyu. Rubanguka byumvise ararakara, isuka yijugunya hasi, aragenda n'inshuro yaciye arayita ataha iwabo Kiramuruzi. Agezeyo abitekerereza abaturanyi be, ababwira uko Rwaserera ari umugome wasagutswe n'umurengwe bikabije. Amaze kugenda Rwaserera biramubabaza ati nta wundi muganza nzongera guhingisha cyangwa ngo muhahire. Kuva ubwo uje kwa Rwaserera guhakwa akamubaza aho aturuka, yamubwira ko aturuka i Buganza akamwirukana. Abanyabuganza babura aho bahahira. Haciye iminsi Rubanguka bagisha inama yo gutera Rwaserera ngo bamunyaga ubwo bukungu akangisha. Baranga bati ntabwo twakwiteza umuntu ejo bitazatugwa nabi mu batware cyangwa ibwami. Abandi barembejwe n'inzara baremera bati tuzamutera ahubwo bazatwice aho kwicwa n'inzara. Nuko ngo bugorobe barikora baboneza y'Irusororo ijoro ryose. Umuseke wa mbere utambitse bavuza induru ndende bati umwami yatanze Rwaserera. Rubanda bakangukira hejuru, abanyanzara bose babyumvise batanguranwa kwa Rwaserera. Mbese igihugu cyose kirashika n'isahinda gitera Rwaserera. Baramusakiza basahura ibyo yari afite byose. Urugo baruha inkongi, ahari we haratikira hazize uwo mucanshuro Rubanguka rwa Mpama w'Ikiramuruzi. Kuva ubwo rero babona abantu bari ku musozi basahinda bakavuga ngo batera Rwaserera cyangwa se barimo baratera Rwaserera. Ubwo baba babigereranya n'abatera Rwaserera w'irusororo aziza agasuzuguro k'umurengwe. Gutera Rwaserera bikaba gutera imvururu z'urudaca mu bantu cyangwa guserereza umuntu wari wibereye mu mahoro. Ese waruzi aho gucurangira Abahetsi ibyo byaturutse? Yacurangiye Abahetsi cyangwa se aracurangira Abahetsi. Ubundi umuntu akakubwira ati uracurangira Abahetsi, bivuze kuri kubwira utitaye ku byo umubwira bitewe n'ibindi bibazo aba yibereyemo. Uyu mugani wavuba cyane bawuciye babonye umuntu ari kubwira abantu batamwitayeho bo bifitiye ibindi bibaraje ishinga. Nuwavuba cyane ukaba warakomotse ku bagabo 24 bari bahetse umurwayi urembye cyane bamwerekeje ku ivuriro ryari kuri komine Buyoga
muri Byumba ubu hitwa Gicumbi. Aba bagabo uko ari 24 ubwo bari mu nzira bahetse umurwayi w'indembe bamujyanye ku ivuriro, harimo umwe wari ufite radio kandi yayifunguye igenda ivuga. Yavugaga neza irimo amabuye mashya ku buryo bose bayumvaga, ariko kubera guhangayikira umurwayi bari bajyanye ku ivuriro kandi arembye, nta numwe wari witaye ku byo radio yavugaga. Bari barajwe ishinga no gutabara ubuzima bw'uwo bahetse, naho ibyo radio yavugaga byinjiraga mu gutwi bigasohokera mu kundi. Ikibabaje muri ibyo ariko nuko iyo radio bumvaga batabyitayeho yari iri kunyuzaho itangazo rivuga ko ivuriro bagiyeho ryimuriwe hafi y'aho bari baturutse. Nyamara bo ntibabyiseho, ahubwo barikomereje inzira bayihata ibirenge. Bamaze kugera hari ivuriro bakubiswe n'inkuba basanze rifunze, babona kwibuka ko babyumvise muri radio ariko ntibabyiteho. Gusa Nyakurwara we yahasize ubuzima, mu gihe iyo baba baritaye ku matangazo y'iyo radio yashoboraga gutabarwa. Ngaho aho byavuye kuvuga ngo uracurangira abahetsi bagucira amarenga kurimo kubwira utakwitayeho. Naho si ubwiye umuntu utimpa ati habe namba, ibyo byo waruzi inkomoko yabyo, reka nze nabyo mbikuvira imuzi. Nuko umuntu akagushwishuriza ati habe namba. Uyu mugani bawuca nk'iyo umuntu agiye gusaba ikintu azi ko hari byinshi, nyuma agasanga nta kintu gihari habe na gito, nibwo bagira bati nta gihari habe namba. Uyu mugani wakomotse ku mutwa witwaga Mba wo mwiceni ku gisi cya Kigasari ni Huye y'ubu hari i Butare, nahagana mu mwaka w'1500 ubwo hari ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndori atuye Ruhashya na Mara ho mu Busanza bw'epfo. Hakabaho rero umuhinzakazi witwaga Benginzage ari we bita Nyagakecuru Mukasamukende, agatura mu bisi bya Huye. Umunsi umwe Ruganzu yohereje y'abatasi kugira ngo bamutate azabone uko murimbura nk'abandi bahinza, kuko byari intego ye. Nyagakecuru yari afite urugo rw'inzitane ariko rukabamo ibyanzu by'ihene ze, ari nabyo ibisumizi byaje gucamo biramushyikira biramwica. Ni nayo mpamvu kandi Abanyarwanda bakivuga ngo naka yasenyewe n'ihene nka Nyagakecuru, cyangwa bakagira bati nta gahora gahanze urwa Nyagakecuru ihene zararuhanguye. Nyagakecuru rero yari afite abatwa b'intwari mu ngabo ze zitwaga Imparabanyi, batuye mwiceni ku mushoro wa Kigasari hariya ku bacuzi b'igishamfu. Hakabamo umutwa rero witwa Mba wari intore cyane mu kumasha no kuzibukira. Umunsi wo gutera Nyagakecuru warageze, maze Ruganzu agaba ibisumizi abigabanyijemo imitwe ibiri. Umutera Nyagakecuru iwe, undi nawe utera Ikigasari mu Mparabanyi kugira ngo uzimire zoye gutabara nyirabuja. Uwateye Nyagakecuru umaze kumwica wahise ujya kunganira uwateye Imparabanyi rurambikana bishyira kera, kandi ariko hari icyorezo ku mpande zombi. Bigeze mu mashoka y'inka ibisumizi bikubita Imparabanyi inshuro, ariko wa mutwa witwaga Mba yanga gushagasha, aragaruka asakirana n'igisumizi cyitwaga Rucinya, kirarekera kimutsinda hagati y'ingamba zombi, kiti ndaguhamije Rucinya ruciye bugufi, merutse gucira ibinyita mu bicaniro bya Nemba. Ubwo Imparabanyi zicika umukenyo zitsindwa zityo. Ibisumizi niko kuzirohamo bizica umugenda, abacitse ku icumu rubanda babatangirira mu Nyaruguru babatsinda ku musozi witwa Mbasi. Hagati aho se wa Mba aho bagira ajya kubaririza inkuru y'Imparabanyi. Ageze mu mucyamo wa Kigasari ahitwa mu Birogo, ahura n'umukecuru w'umutwakazi, aramubaza ati nta gakuru k'Imparabanyi wamenya? Umukecuru amusubizanya uburakari ati Imparabanyi zatikiye, nta wasigaye ndetse habe na Mba. Icyatumaga avuga Mba nuko ari we wari ingenzi mu Mparabanyi, niwe wari intwari cyane. Umusaza akomeza urugendo, yigiye imbere ahura n'undi mutwa aramubaza ati yewe sha, nta nkuru y'Imparabanyi n'ibisumizi wandusha? Undi amusubiza azingije mu gahanga ati dore ino ndondogozi y'agasaza imbaza ubusa, ati Imparabanyi zashize zose habe na Mba wari ingenzi muri zo ngo ararokoka. Nuko iyo mvugo isakara igihugu, irarimbanya irinda ihinduka umugani bacira ku muntu usanze ibyo yashakaga byashize, abo yasabaga bakamuhebya bagira bati nta cyasigaye habe na Mba. Ubwo baba bafatiye ku mvugo wa mutwa n'umutwakazi bombi bahebeje se wa Mba, bagira bati Imparabanyi zashize habe na Mba wazigenzaga. Habe na Mba ni ukuvuga ngo habe na busa. Hari andi mateka wifuza ko twakugezaho, twandikire muri commentaire. Ni HISTORIA JPN, turabakunda cyane.